nkavuga ni Imana imbabariye wenda nkabona umuntu wamwirega nanjye nkamushyingura mu cyubahiro nkavuga ngo nshyinguye mama. Nabonye Imana indinda twari twihishara ku Ruyenzi, ni sare nini aho bita muri Esitari. Hari amasaha turi bwicwemo, noneho ayo masaha hari 11:00 kandi bene wacu bose bapfuye. Abantu nari ndi kumwe nabo ntago mbazi. Noneho igihe cyo kwicwa icyambere ntacyo dufite cyo kubikoraho. Ibyabaye byarabaye rwose. Njyewe nagira ngo mbwire abantu n'abayikoze, wenda abantu benshi turacyafite ibikomere by'uko tutigeze dushyingura abacu. Ntabwo twigeze dushyingura abacu. Njyewe niko gahinda ngira. Uwaba uwo ari we wese uzi yuko yagize uruhare mu kwica mama, yitwaga Mukamunana Frigenia, bamuzi ku izina rya Nyirandikobwa. Ni ukuri rwose namusaba akambwira ati wenda twamutaye muri Nyabarongo, ariko kandi narakomeye. Mbere bwo narahamukaga nkisanga ndi mu bitaro, nkisanga ndimo za serumu, nkisanga nkikijwe n'abantu ntazi, ariko narakomeye. Ntabwo tuzi aho bamwiciye, urumva twarahunze turatatana, ntawigeze amwirega. Rero icyo gikomere nacyo ngira cyane cyane, kuba ntarashyinguye mama. Kuba ntarashyinguye mama ngo nanjye mushyingure mu cyubahiro, dore kabone yuko ari njye mwana yari afite. Njye natangiye kwirira mfite imyaka 12. Mba mu nzu njyewe unkunda, nta muntu nigeze ngira unkunda ngo ambwire ngo ihangane. Nagiye ngira abantu benshi bambeshya ko bankunda, bakambwira ngo ni ukuri bitewe n'amateka tuzi, bitewe n'ubuzima waciye, bagiye bambeshya urukundo. Nyamara nagera mu bibazo ba bantu bambeshya urukundo nkababura. Nese wavuyeyo, nanjye kubw'agahinda n'umubabaro naramubwiye, ndamubwira nti navuyeyo, ariko ntago uri umubyeyi wanjye. Nimba uri umubyeyi wanjye bigeza iki gihe kingana gutya. Nkunda gusenga kenshi cyane, Imana ikambwira ngo ninjye so, ninjye nyoko, ninjye mukuru wawe, ninjye murumuna wawe. Abisi naho bakwanga njye ndagukunda. Nta mama, nta data, nta mukuru wanjye, nta murumuna wanjye. Igihe twasigaye twibaza ngo bizagenda gute. Ibikomere ukicara ukarira gusa, utekereza aho uri, nawe ukifuza gupfa, ukifuza kuba n'ubundi kuki urwisha abandi njye rutahi. Ariko nza gusanga ari umugambi w'Imana. Nza gusanga ari umugambi w'Imana. Jenoside irangira twabonaga nta shusho y'ubuzima. Turiho kandi turahumeka, turashima Imana. Turi abadamu, Imana yatugiriye neza, iduha abana, twaheranywe n'amateka. Mbese uko biri turashima Imana. Ijya bimbaho cyane nk'iki gihe iyo kigeze, ndatekereza cyane nkajya kure, ariko umubyeyi wacu niwe watubwiye ngo twibuke twiyubaka. Imana yangiriye neza, impa abana. Nyamara hari n'abababuze kandi bameze nkanjye. Urumva mama twarahunze tugeraho antanganwa na mama wacu. Mama wacu nawe arampungana, turahunga. Twaciye mu nzira y'umusaraba itoroshye, twanyuze mu rufunzo, amajoro imbwa zituvumbura batwirukankaho. Ariko uko biri turashima Imana. Amen. Uko biri turashima Imana.
ibya kera nubwo tubyibuka tukababara nibyo tugashavura ukibaza nimba uri umuntu bikagucanga kareba epfo na ruguru ukabona nta cyerekezo. Icyo gihe twabonaga nta cyerekezo cy'ubuzima. Iwabo wa mama bari abantu barenga 12 mu buzukuru barenga hafi nka 6 hari ngire ngo ariko iwabo wa mama hasigaye abantu 2. Papa yapfuye ukwe, mama apfukwe. Mu muryango wose kwa mama nasigaranye mama wacu na marume gusa. Twabayeho tubabaye, tubaho mu buzima bugoye, tubaho mu buzima buhangayikishije cyane. Ariko Imana yo mu ijuru duhumure, Imana yo mu ijuru dukomeza. Amen. Mboneraho gukomeza n'abandi bantu. Ntabwo ari njye njyenyine, hari benshi bameze nkanjye, hari benshi bababaye nkanjye, hari benshi batagira shinge na rugero nk'uko meze, ariko uko biri kose turashima Imana. Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe ho muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Niba wanyu ari mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza. Wowe utarufite ihumure mu mutima, Imana iguhe ihumure kuko ari yo nyiri ihumure. Utarufite inkomezi, Imana iguhe inkomezi kuko ari yo nyiri inkomezi. Tujya ngo tubanze dukomeza abantu babuza ababo muri jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma tubabwe ngo mukomere nti muri mwenyine, ababuza ababyeyi, ababuza abana, ababuza abagabo, mwese ni muhumure kandi tuzabona abacu twabuze nitugera mu ijuru, kuko umwanditsi waravuze ngo tuzagera aho badapfa, aho umuntu atanga undi ngamwice, aho umuntu atazize undi uko yavutse. Nitugerayo tuzasanga abacu kandi ho nta nkangu zihaba, nta manuka zihaba, nta karengane kahaba. Tuzongera tubasanga. Turabakomeje rero mwe mwese mwabuze abantu nyine muri jenoside yakorewe abatutsi, turabakomeje mwese. Hanyuma rero twatuvuze ngo duhaye ikaze bari mu majepfo, majaruguru, murengera bwaryo, murasira bwaryo. Turavuze ngo Imana y'amahoro ibadukomereze kandi tubahaye ikaze nyine muri iki kiganiro cyacu. Imbere ya kamera zacu turahabona umubyeyi usa neza kandi uriho amavuta y'Imana. Mu bigaragara reka abanza suhuza abantu kuri Iramiro. Komera mubyeyi. Komera cyane. Muraho neza? Muraho neza. Murakomeye? Turakomeye, turashima. Yego, Imana ishimwe. Hanyuma umuntu tuye kubana nuwo mu kajwi gatoya, ariko uko byasa kose ibyo ari kutubwira turi kubyumva no kudusuza turi kubyumva. Hanyuma rero nyine tuboneraho gushimira abantu babafatanyabikorwa natwe, abantu badukurikirana umunsi ku wundi, kuko ni mwebwe mutumye tubaha, mudahari ntitwahaba. Turabashimye mwese nyine mwakoze kuri kandi handi hari aka subscribe handi bandikira message. Mwese turabasuhuje nyine, turavuze ngo Imana y'amahoro ibaduhere umugisha. Hanyuma tutaragera aho dutangira, turagira ngo duhe umubyeyi ikaze kugira ngo yibwira abantu tujye kubana muri uyu mwanya, kuko twabwiye ko tuzatubagezaho ubuhamya, ijambo ry'Imana, ubutumwa Imana ishaka idutumyeho, ndetse n'izindi nkomezi zitari zimwe zose kugira zatuma dukomerera mu rugendo rw'agakiza. Hanyuma mubyeyi twagira ngo tuguhe akanya wivuge, wibwira abantu badukurikiye. Murakoze. Nitwa Uwase Rosine, ndi umumama. Ku mazina y'umugisha nitwa Mama Kevin. Yego. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Ni Mama Kevin. Ni Mama Kevin tugiye kubana muri uyu mwanya, kandi akeka ko tugiye kugirana ibihe byiza. Mutera agatebe rero tubane muri uyu mwanya. Nagira ngo mbere yuko dutangira iki kiganiro mbanze nsenge Imana, twiragize Imana, tukansenge ko aje ari umushyitsi n'ubwa mbere aciye ku Iramiro. Hanyuma tuze kumuha akanya atanawaze kutugezaho ubuhamya. Reka dutangire dusenge Imana. Mana yacu, Mana ikomeye,
uri Imana nziza, Imana yitwa Elohimu, Imana dobene kotawe rivone stalawi etazo bini winima, Imana dobene topita winimanda zone hone fone wane dra. Turagusabye kugira ngo uzubane natwe muri aka kanya, tukweretse abantu bafite ikibazo cy'uko badafite amahoro n'abandi badafite ihumure. Turavuze ngo ni wowe nyiri ihumure, turavuze ngo gendera imitima y'abantu ihumure mu gihe nk'iki Kristo, reka inkomezi zawe zize kuri bo, bantu tugiye kubana nabo, nyemerere Mwuka Wera w'Imana azaganze cyane, kandi Kristo uzutegeke, shoboze umwana wawe ugiye kuvuga, muhe inkomezi kandi umuhe ibyo kuvuga by'ubwenge, akubere mikoro wirangurure mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti wapfa n'ukazuka. Ndagushimira ko byose ubyumvishe kandi ko ubikore kwiyubahisha. Amen. Hanyuma turagushimiye rero. Hanyuma Rosine tugiye kubana, ni muntu ki tugiye kubana? Rosine mugiye kubana ni umubyeyi, nk'uko nabivuze ndi umubyeyi, Imana yacunguye, Imana yarinze, yego, Imana yakomeje, yego, nkaba ndi umubyeyi w'abana 4, kandi ndashima Imana, yego, aho ingejeje. yego. Wakoreye babona ukiri muto, ariko umwanditsi umwe muri ibyo mwaravuze ngo nabo nibakubaza ku kibuzo y'amahoro ujye ubabwira ngo ni Yesu wangiriye neza. Nawe turabona Yesu yakugiriye neza, bigaragara ku musatsi turabona ari sawa, kanaturere, turabona mbese Yesu nawe yarakugiriye neza. Hanyuma Rosine tugiye kubana, wabaravukiye he? Ese aho utuye, aho tugusanze utuye niho wavukiye? Aya, navukiye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rugarika, yego, akagari ka Kigese, umudugudu wa Kirega. Umudugudu wa Kirega, yego, hano muri Bishenyi. Yego. Hanyuma Rosine wari ukomeje? Yego. Hanyuma Rosine turagira ngo wenda utwinjire mu buhamya ho gakeya kugira ngo tuze gukomeza, kandi tuze no kubwira abantu ko Imana igira neza. Turaza kuvugaho gatoya, tuze kugeza aho uri ubu ngubu, hanyuma no tuza kugera aho uri ubu, abarwo dukomeza wenda nitunasubika dusanga wenda iminota iri kutugendana, turasubika tuzabisubukura tutantacyo bitwaye. Hanyuma Rosine wavukanye n'abana bangahe? Nje nta bana nigeze mvukana nabo, mama yambyaye ari nje njyenyine, nta mukuru wanjye, nta murumuna wanjye, nta musaza wanjye, ni nje njyenyine yari yarabyaye. Yego. Hanyuma wisanze ari wowe wenyine, nta bandi yigeze abyara. Hanyuma se jenoside ijya kuba wari ufite nk'imyaka wenda nk'ingahe, cyangwa se wenda wari ufite ubwenge? Ari mfite ubwenge. Wari ufite ubwenge. Urihangana ko wenda ngiye kubazaho gatoya kugira ngo unakomeze n'abandi, wenda hari ukuntu burya umuntu ajya agira gutya agasanga wenda hari aho amaze kugera mu gukomera, akaba yakomeza n'abandi. Yego. Hanyuma jenoside iba, wari ufite ubwenge? Tuvuge ko wari ufite ubwenge. Ese wari ufite ababyeyi bose? Byari bimeze bite? Nari mfite ababyeyi bose. Yego. Wenda wadusangizaho uko wabibonye, nuko byari byifashe. Murakoze. Ngiye jenoside iba, yabaye nzi ubwenge, nubwo ubona wenda ngaragara nk'aho ndi muto nk'uko wabivuze, ariko ndakuze. Jenoside iba rero nari nzi ubwenge, ndabyibuka ko indege Habyarimana bakimara kuyihanura, icyo gihe sogokuru yari umworozi cyane, yari na responsable, kera babitaga abakonse n'abaresponsable. Yego. Twari tworoye rero, kwa sogokuru twari tworoye, ariko jenoside iba mama yari ari iwabo. Yari ari iwabo kwa sogokuru, yabaye tutari kumwe na papa.
ubwo rero indege ya Habyarimana bakimara kuyihanura ariko yari imigambi yari yarateguwe na mbere hose. Murabizi uri umuntu mukuru, babyigisha amashuri, abana b'abatutsi bajya ukwabo, abahutu bajya ukwabo. Yari umugambi wacuzwe ndetse baza no kuwushyira mu bikorwa. Rero icyo gihe bahanura indege ya Habyarimana hari nimugoroba bari bahumuje inka. Urabizi mu cyaro hari ukuntu bariraga ku nkoko bagashyiraho urukoma rwiza rw'umutumba. Bari bamaze gusukaho ibiryo rero byari ibirayi n'ibishyimbo. Icyo gihe bakarangishaga amamesa bamaze kwegera inkoko bagiye kurya. ubwo nanjye mama yari amaze kunyerera kuko ntabwo nasangiraga n'abakuru. Nanjye mwuzukuru ngire ngo wari uhari mutoya. Mama atangiye kungaburira, ariko narigaburiraga nuko yanyereraga akanshyira imbere, ariko narigaburiraga. Ubwo urumva rero indege ya Habyarimana bakimara kuyihanura nibwo induru zatangiye ziravuga ku Ruyenzi, batangira kuvuga pawa. Abantu batangira kuva mu mazu yabo bavuza induru, barirukanka. Turirukanka, mama arampeka, turirukanka. Ni inzira y'umusaraba, ni ibintu bitari byoroshye, ariko aho tugeze turashima Imana. Amen. Turashima Imana cyane. Yego twahuye n'ibibazo, duhura n'agahinda kenshi ko kubura ababyeyi. Njyewe nta mubyeyi nigeze, nta n'uwo wigeze nibura ngo urumva mama. Twarahunze tugeraho anta munganwa na mama wacu. Mama wacu nawe arampungana. Turahunga, twaciye mu nzira y'umusaraba itoroshye, twanyuze mu rufunzo, twaraye amajoro, imbwa zituvumbura batwirukankaho. Ibyo ni ubuhamya burebure cyane nta nakwinjiramo, ariko uko biri turashima Imana. Amen. Yego uko biri turashima Imana. Mbese ntago ibya kera nubwo tubyibuka tukababara nibyo, tugashavura, ukibaza nimba uri umuntu bikagucanga, kareba epfo na ruguru ukabona nta cyerekezo. Icyo gihe twabonaga nta cyerekezo cy'ubuzima. Iwabo wa mama bari abantu barenga 12, mu buzukuru barenga hafi nka 6 hari ngire ngo, ariko iwabo wa mama hasigaye abantu 2. Hasigaye abantu 2 bonyine. Urumva papa yapfuye ukwe, mama apfukwe. Mu muryango wose kwa mama nasigaranye mama wacu na marume gusa. Yego ubuhamya burebure rero ni dataye ndende. Twabayeho tubabaye, tubaho mu buzima bugoye, tubaho mu buzima buhangayikishije cyane, ariko Imana yo mu ijuru yaraturengeye. Imana yo mu ijuru duha ihumure. Imana yo mu ijuru iradukomeza. Amen. Mboneraho gukomeza n'abandi bantu. Ntabwo ari njye njyenyine, hari benshi bameze nkanjye, hari benshi bababaye nkanjye, hari benshi batagira shinge na rugero nk'uko meze, ariko uko biri kose turashima Imana. Aho twavuye niho habi, ahasigaye rero ntihaduteye ubwoba. Urakoze cyane. Hanyuma Rosine mama Kevine, ni ryari wabonye Imana ikurinda uravuga ati ndapfuye uyu munsi, mbonye ko Imana ifite umugambi? Muri icyo gihe urabona, nubwo narinze ubwenge ariko ntabwo narinze ubwenge cyane. Aho nabonye Imana indinda, twari twihishara ku Ruyenzi, ni sare nini aho bita muri Esitari. Hari amasaha turi bwicwemo. Noneho ayo masaha hari 11, kandi
bene wacu bose bapfuye. Abantu nari ndi kumwe nabo ntago mbazi. Noneho igihe cyo kwicwa ndabyibuka neza, hasohokamo umumama umwe aravuga ati rero umwana wanjye ndabona agiye gupfa, aho kugira ngo yicwe n'inzara, reka njyewe njye kumusabira amazi, isaha zo kwicwa twebwe ntiziragera, twari turi ku rutonde. avamo yirukanka aca kuri bariyeri yari ihari kandi n'undi baramurebaga, aca inyuma kandi n'inyuma hari bariyeri, arirukanka. Yirukanse nibwo bagize umujinya, baravuga ati igihe nubwo cyari kitaragera ariko reka tubice. Twasohotse twese rero twirukanka, turirukanka cyane. Buri muntu uwo ari we wese ufashe uw'umupanga ufashe, uw'ubuhiri bufashe, mbese agapfa ako kanya. Ariko icyo gihe nibwo nabonye Imana indinda, mbona Imana indokora, kandi njye nari ndi umwana, ntunganwa n'abantu ntazi. Njyewe nongeye kubona mama wacu jenoside irangiye, ari Nyakamwe de kumenya ko hari abantu basigaye. Ubwo urumva ni mama wacu ni marume uko ari babiri. Yego. Ubwo nibwo nabonye mama wacu amenya yuko nasigaye, aranzana, turabana, leta twubakira inzu tubanamo. Icyo gihe rero ni inzira y'umusaraba, ni ibintu bigoye, sinabona uko mbivuga. Ariko icyo gihe bateye umujugujugu umuntu wari imbere yacu, umugore we wanyirukankanaga nta nubwo muzi. Urumva mama wacu twari tumaze gutandukana, kuburana. Batera umujugujugu undi muntu twari twegeranye w'umupanga, uduca hagati, ukubita uwo mudamu hano mu mugongo. Rero nicyo gihe nabonye Imana indokora. Ariko iby'Imana urumva n'ubwo iwacu basengaga ntago nari mbizi cyane, ibyo gusenga sinari mbizi cyane. Ariko icyo gihe nabonye Imana, mbona Imana twihisha mu gihuru, imbwa zituvumbura, batwirukankana, tubacikira ahantu mu mugunguzi, barawutaruka kandi twebwe turimo hasi. Aho hantu nahabonye Imana, nagiye mbona Imana henshi cyane, henshi. Ntago wambwira ngo nabonye Imana ryari, nayibonye 94. Yego. Ndumva ari inzira y'umusaraba itoroshye, ndumva ari amateka maremare baciyemo. Kugeza ubu impamvu mbonye ko Imana yakurinze aho hantu hose yari kugira ngo ubu mbese yari gufite umugambi kandi mwiza ku muntu Imana ifite umugambi murokorera abandi nyine bapfiriye. Ndumva nawe yagiye kurokora. Hanyuma Rosine batubwiye ngo wabonye Imana si ubu uyibonye gusa, kuko aho bigeze ubu nyine ko tukubona, turabona ufite ibyiringiro by'ubuzima. Turabona ufite ibyiringiro by'ubuzima, naho umuntu wenda hari ukuntu abarokore bajya bavanga umuntu arabyereka, ariko no kureba gutya gusa bisanzwe tubona ko hari ibyiringiro byo kubaho, cyangwa se hari ibyiringiro ufite. Hanyuma Rosine, uri guca muri ubwo buzima, wari uzi ko ubu ngubu mbese wowe wibazaga iki, wabonaga wenda kubaho kwawe ubona uzabaho guca mu buzima bwose urara amajoro, wabonaga uyu munsi wenda waba uriho, wazaba uriho? Oya, nta cyerekezo cy'ubuzima. Jenoside ikimara guhagarikwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, twabonye yuko uko byasa kose tugize ihumure. Nubwo hari hakiri imirambo mu nzira, nubwo muri Nyabarongo yari igitembamo, ariko twamaze kubona yuko uko byasa kose ubwo Inkotanyi zitugezeho ntacyo tukibaye. Ariko nubwo twamaze kubona ihumure, tukabona Inkotanyi zakabyara ziraturokoye,
Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Imana y'amahoro ijye ibagirira neza. Nyuma yaho twabonaga nta shusho y'ubuzima, tukabona nta cyerekezo, tukabona nta naho turi. Uribaza kuba nta mama, nta data, nta mukuru wanjye, nta murumuna wanjye, na mama wacu umwe wasigaye nawe ameze nk'umusazi. Ukibaza ese Mana bizagenda gute? Ese hahindutse amatongo, nta muvandimwe ureba, nta hirya nta hino. Noneho icyo gihe twasigaye twibaza ngo bizagenda gute. Ibikomere, ukicara ukarira gusa, ukicara ugatekereza aho uri, nawe ukifuza gupfa, ukifuza kuba n'ubundi kuki urwisha abandi ngiye rutanyishe. Ariko nza gusanga ari umugambi w'Imana. Amen. Nza gusanga ari umugambi w'Imana. Jenoside irangira twabonaga nta shusho y'ubuzima, twabonaga nta shusho, nta n'icyerekezo tuzabona. Ariko kubera Imana turiho kandi turahumeka, turashima Imana. Turi abadamu, Imana yatugiriye neza, iduha abana, ntitwaheranywe n'amateka. Mbese uko biri turashima Imana. Yego, Imana ishimwe cyane. Rosine, utunyiriyemo muri make kuko ntago ari ibintu watindamo, kuko n'ubundi ntago wowe ntago nyine ari aho ugeze mu kwiyubaka. Kuko iyo utinze mu mateka cyane nanone hari agusubiza inyuma ayo mateka ugasanga nta nubwo wiyubatse. Ariko mu bigaragara turumva wariyubatse mu buryo bwo gukomera. Ubu ngubu ahubwo wakubatsa abandi rwose. Hanyuma Rosine, nuhe munsi wibuka ukavuga ati uyu munsi hari igihe njya nkwibuka nkumva ndongeye ndazi? Ibyo bijya bikubaho? Ijya bimbaho cyane. Nk'iki gihe iyo kigeze ndatekereza cyane, nkajya kure. Ariko umubyeyi wacu niwe watubwiye ngo twibuke twiyubaka, ukongera ukigarura, ukavuga uti imyaka 30 ishize Imana yangiriye neza, impa abana. Nyamara hari n'abababuze kandi bameze nkanjye. Hari umeze nkanjye udafite abo bana, udafite epfo na ruguru. Ako iyo ngize agahinda n'umubabaro nkubita ku bana banjye, nkavuga ngo ntacyo gibaye, mfite abana, ntacyo gibaye, ndumva nkomeye. Mbese nkakomera, nkumva ndakomeye. Ariko icyo gihe kibaho nko muri ibi bihe, iyo dutangiye icyunamo tukajya mu biganiro, bakavuga amateka, numva ngiye kure. Ariko kandi narakomeye. Mbere bwo narahahamukaga, nkisanga ndi mu bitaro, nkisanga ndimo za serumu, nkisanga nkikijwe n'abantu ntazi. Ariko narakomeye, ntago bikimbaho. Yego. Iyo ni intambwe wateye. Hanyuma kandi turi kugira ngo tuze kuvuga nyine aho ugeze. Ubu turi kuvuga ku mateka waciyemo, ntabwo twabyinjiyemo cyane kuko nanze kubikunjizamo cyane kugira ngo nanone tutaza gusubira inyuma. Niki hari igihe wigeze wagira wenda nko mu bibazo cyangwa se mu bintu bikugoye ukavuga ati iyo nkiza kugira ababyeyi ntago ari ukuba bigenze? Bijya bikubaho nawe? Ibyo bintu biraba cyane ndetse biraba rwose cyane. Icya mbere cyo iyo uri wenyine, uzarebe iyo umwana afite umubyeyi, yego,
ahamagara mama we akambwira ati mama mfite iki kibazo, mama ndarwaye, mama ngiye kwa muganga, mama umugabo twashwanye, mama none ko ndeba hari ibinaniye mu rugo. Urumva ndi umuntu biraba rero cyane 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 ndetse hari ibikubaho ukavuga uti iyo nza kuba mfite mama mbamuhamagaye, iyo nza kuba mfite mukuru wanjye mbamuhamagaye, iyo nza kuba mfite umuvandimwe mbamuhamagaye, ntago byabura kutaba rero. Yego pole kweli. Yego. Hanyuma hari ukuntu umuntu asubira iwabo yamara gusubirayo agahita yibuka amateka bikamutera guhahamuka, agahita yibuka filimi yose yabaye cya gihe byandi byose aciyemo ugahita bigaruka. Wowe ibyo bintu ntago bikikubaho cyangwa se byigeze byakubaho? Urumva ni ibintu biba ariko kandi ntubiha agaciro bitewe n'aho ubugeze. Nk'ubu iyo ngeze hari Bishenyi mpita ndeba itongo ryo kwa sogokuru. Iyo uri Bishenyi uba uhareba, aba ari hakurya mu nsina. Rero iyo uharebye cyangwa ukahereka abantu uti dore iwabo wa mama, icyo gihe uba wibutse bikakugarurira ahashize hawe. Bijya bibaho rero cyane. Hanyuma icyo wabwira abantu ni uko kuba bahabonye cyangwa kuba bahageze batinjira mu mateka cyane cyane ko binjira mu mateka cyane nanone basubira inyuma. Yego, ntago babura kwibuka amateka kuko ntabwo twakwibagirwa ko twabuze ababyeyi, twakwibagirwa ko twabuze imiryango. Ntago nababwira rero ngo ntibakibuke, oya. Ubu se reka nkubaze wa munyamakuru, wakwibagirwa ko wabuze umubyeyi? Oya, ntabwo wabyibagirwa. Wakwibagirwa ko uriho nta muvandimwe ugira? Ntabwo wabyibagirwa. Rero ntabwo nabwira ngo bibagirwe, ahubwo kwibuka bijye bibatera gukomera. Bishakemo ibisubizo, bishakemo ejo hazaza, kugira ngo n'ababikoze n'aho bari, abenshi twabahaye imbabazi, barafunguwe rwose nta kibazo, ariko nibanatureba babone ko nta munkanyaro turiho. Twishakemo ibisubizo, twikunde, twige kwikunda, twige kumva yuko muri twebwe natwe dushoboye. Yego. Urakoze cyane. Ushobora ngo iyo uhageze wowe urabyibuka ariko ntube ugihahamuka kuko ari igihe wenda ugeze byakubaho? Byagiye bimbaho kenshi cyane, ariko ubu ntago bikimbaho. Yego. Ndabireba nkaba nahereka umuntu nkambwa ni hariya ni kwa sogokuru, ariko kandi ntago bituma njya kure, ahubwo bintera gukomera. Yego. Urakoze cyane. Imana igomeze gukomeza kandi winkomeza. Hanyuma wenda hari ukuntu wavuze ko utari kumwe n'ababyeyi. Nanigiye kubaza ngo ese ari ukuntu wenda abantu bagiye bahemuka gutyo bakica nk'ababyeyi, bakica nk'abana, wenda ukaba wari ubazi, hari abo waba warigeze utera intambwe wenda baje gusaba imbabazi ukabaha imbabazi? Abishe kwa mama hari abateye intambwe, mama wacu na marume babaha imbabazi, ariko njyewe agahinda ngira hanini kantera umubabaro n'ishavu, mama nta muntu wigeze umwirega. Abo kwa sogokuru twarabashyinguye, bamwe twagiye tubabona nyuma ndetse vuba, bakabirega. Yego. Ariko njyewe mama nta wigeze amwirega, nta uvuga aho bamwiciye, ntabwo tuzi aho bamwiciye. Urumva twarahunze turatatana, nta wigeze amwirega. Rero icyo gikomere nacyo ngira cyane cyane, kuba ntarashyinguye mama. Kuba ntarashyinguye mama ngo nanjye mushyingure mu cyubahiro, dore kabone yuko ari njye mwana yari afite wenyine.
niko gahinda rero njya ngira cyane. Iyo mbitekereje numva umubabaro nyinshi. Numva nkavuga se mukurikirwa n'abantu benshi, nkavuga ni Imana imbabariye, wenda nkabona umuntu wamwirega nanjye nkamushyingura mu cyubahiro, nkavuga ngo nshyinguye mama nanjye ntanezerwa. Yego. Pole. Birasi ko twabivuga? Yego. Nawe ni intambwe uburyo bituma umuntu abohoka. Urumva wowe ikibazo ufite nicyo, ariko Imana igomeze gushyigikira. Hanyuma mu ntambwe umuntu atera akabohoka niyitwa kubabarira ibamo. Kuko hari abantu tugeze isaha usanga batarababarirana kandi bataragirana urukundo, ugasanga nyine baracyaboshywe n'ayo mateka. Niki wababwira wenda turi hafi kugeza ku musozo? Oya, icyambere ntacyo dufite cyo kubikoraho. Ibyabaye byarabaye rwose, ntacyo twabikoraho. Kandi nakubwiye ngo uko biri turashima Imana. Njyewe nagira ngo mbwire abantu n'abayikoze, wenda abantu benshi turacyafite ibikomere by'uko tutigeze dushyingura abacu. Ntabwo twigeze dushyingura abacu. Njyewe niko gahinda ngira. Uwaba uwo ari we wese uzi yuko yagize uruhare mu kwica mama yitwaga Mukamunana Frigenia, bamuzi ku izina rya Nyirandikobwa. Ni ukuri rwose namusaba akambwira ati wenda twamutaye muri Nyabarongo, hari icyobo twamushyizemo. Niko gahinda njya ngira. Abo kwa mama nubwo tutababonye bose, ariko hari abo twabonye bari hano ku Gisozi, abari mu Kibuza, abo rero turashima Imana. Ariko nkanjye by'umwihariko nka mama wanjye ntabwo bigeze bamwirega, twabuze umuntu wamwirega. Niko gahinda ngira rero kuba ntarashyinguye mama mu cyubahiro. Yego. Iyi TV kurikiranwa n'abantu benshi, wenda ushobora kuba wenda nawe wenda wabikoze yarabuze uwo yabibwira, kuko ubwo twagira ngo tubwire abantu waba uzi iryo zina uvuze akamenya wenda n'uwakoze ibyo bikorwa bibi ko yaza ukamuha imbabazi. Cyane rwose, imbabazi twarazitanze kandi na n'ubu turacyazitanga nta kibazo. Hanyuma mu bigaragara ikintu cy'igikomere ufite, ariko Imana izabigenze neza kandi ikomeze gukomora, ikomeze guha inkomezi. Hanyuma wenda tusimbutse ayo mateka yose, urumva ko n'utuntu tw'amatsiko nyine nagiye nkubaza kugira ngo abantu bumve Rosine twari turi kumwe, aho Imana yamurokoye, kandi kuba uriho muri wowe, kuba uriho muri wowe harimo umuryango, niwe muryango kuko n'Imana yaragushibuye. Urumva ufite abana 4 ndetse n'umutware, ufite abana 4 n'umutware. Imana yaragushibuye urwo rugendo rwose, ariko urugendo rwose waruciyemo udakijijwe. Oya, ntago nari nkijijwe. Yego. Ariko ubu warakijijwe, wamenye umwami. Narakijijwe, namenye umwami Yesu n'umukiza. Yego. Hanyuma niki kintu cya mbere ujye ushimira Imana iyo wirebye, kumva nayo mateka yose, kumva ahantu hose unyuze, kumva byose waciyemo, Imana ikakurinda ntupfe? Niki kintu cyo gutera gushima Imana iyo wicaye? Ikintu kijya kintera gushima Imana, kuba nkiriho byonyine. Icyo kintu nyishimira Imana. Kuba yarampaye abana, icyo kintu nyishimira Imana. Kuba mbese ibwo buzima naciyemo, nge natangiye kwirera mfite imyaka 12. Mba mu nzu njyenyine, mama wacu amaze gushaka, ntangira kwigabura mfite imyaka 12.
urumva naciye mu buzima bubi kandi bugoye, nca mu buzima bubi ntagira uwo mbwira, nca mu buzima bubi ntagira uwo nganyira, nca mu buzima bubi mbese nibaza ngo se ejo hanjye hazaza nahashye. Hari igihe bwiraga ukavuga uti se Mana ejo nibura ejo buzacya n'ubundi nkiri muzima. Rero amateka umuntu yagiye acamo ni menshi kandi ni maremare, ntago twayarondora, ariko uko biri icyantera gushima Imana ntago ari kimwe, ahubwo ni byinshi. No kuba ndiho njyewe Rosine uko nduko ndabishimira Imana, kuba yarampaye abana nkarira nkababara, abana bakambwira ati komera mama, turi kumwe kandi turagukunda. Njyewe nawe nagize unkunda, nta muntu nigeze ngira unkunda ngo ambwire ngo ihangane. Nagiye ngira abantu benshi bambeshya ko bankunda, bakambwira ngo ni ukuri bitewe n'amateka tuzi, bitewe n'ubuzima waciyemo, nemeye kukubera umubyeyi. Uwakaza ko kukishima ukavuga uti uko bisa kose Imana impaye umubyeyi, ukajyaho ukishima, mama nanjye nabonye mama, nanjye nabonye papa, mbese ukumva urishimye, ukumva igisubizo cy'Imana kiraje. Ariko bajya bavuga ngo mbere y'igihe si igihe, kandi na mbere na nyuma y'igihe si ikindi. Icyo gihe nubwo twishimaga ngo umuntu abonye ababyeyi, nyamara ntago babaga ari ababyeyi. Umubyeyi wawe ugera mu kibazo akagukomeza akakubwira ati komera mwana wanjye turi kumwe, ariko njyewe ntago ari uko nguko byari bimeze. Njye nta muntu nigeze mbona, bitewe n'ukuntu abantu banzi ko nasigaye njyenyine, nta muvandimwe, ntawe ngira mvukana nawe, bagiye bambeshya urukundo. Nyamara nagera mu bibazo ba bantu bambeshya urukundo nkababura. Nimba umuntu ambwiye ngo ni mama, nanjye nkisetingamo ko mbonye mama, ndetse nkajya mpamagara mama, ndetse abana bakishima ati tubonye umubyeyi, nyina wa mama yabonetse, uyazatubera nyogokuru. Nkagera mu kibazo, icyo gihe ntago yabaga akiri mama wanjye, kuko yaravugaga ati ibibazo by'indushyi ndabyishyiraho bigende gute. Rero nagiye mbona Imana, aho abantu banjugunye Imana yarantoraguraga, aho abantu banyangaga Imana yamberaga umubyeyi. Njyewe kugeza na n'izi saha nta muntu wigeze umbwira ngo Rosine nkugiriye neza. Babivugaga ku munwa, tuzagukunda, tuzakuba hafi, tuzagukundira abana bawe n'abuzukuru banjye. Umubyeyi akakubwira gutyo ukabyizera. Ndabyibuka hari umubyeyi umwe arazwi ku mashusho media ndetse no kuri radio Umucyo, yigeze kumva ubuhamya bwanjye, ariko icyo gihe naramwihamagare numva ari umubyeyi mwiza kuri radio Umucyo, ndamusaba turabonana, ndamuganiriza, ndamubwira nti ndumva wambera umubyeyi, kuko nawe kuri radio yarabitangazaga, akavuga ati ni ukuri ndashaka gusana imitima y'abana bahungabanye, nemeye kubabera umubyeyi, nanjye numva yuko mbonye umubyeyi. Yego. Naramuhamagaye arankundira, turahura, ndamuganiriza, mubwira akababaro kanjye, arambwira ati ni ukuri Rosine, wumve yuko nkufashe nk'umwana wanjye, kandi umwana wanjye nkunda, ugiye mu mubare w'abana banjye, umubyeyi rwose anyemerera ko ambera umubyeyi. Agira ngo nkubwire ngo twebwe tureba nk'abantu fizikare, ariko Imana ireba nk'Imana. Amen. Imana ireba nk'Imana. Uwo mubyeyi nawe yarambabaje cyane, nari namaze kumukunda, umugabo wanjye amukunda, ndetse tukajyayo. Ariko nimba ari umubyeyi wawe, ntago umwana ashobora kumusura rimwe kabiri ataragera iwawe. Nibyo. Umubyeyi ntigeze ansura, umubyeyi nararwaraga nkamubwira. Ndibuka umunsi umwe narwaye, nari ntwite umwana wanjye wa gatatu, ndamubwira nti rero meze nabi,
ndumva ameze nabi. Arambwira ati reba ivuriro riri aho hafi, hanyuma ndi gusohoka ngenda mu ivugabutumwa, ninza ndaza kukureba nakererewe. ndamubwira nta kibazo, nshaka pirive iri aho hafi yanjye. ndagenda bahita bampa ibitaro, ndamuhamagara ndamubwira nti rero bampaye ibitaro. Arambwira ati sawa, nimba baguhaye ibitaro nta kundi hangane. Nka mama wanjye yarazi ko nta muntu ngira undwaza, kandi yari afite umwana w'umukobwa. Yarazi ko nta muntu ngira undwaza, yarazi ko ndi njyenyine. Muganga arambwira ati rero hamagara umuntu ukurwaza. Nibwo nahamagaye mama, urumva namufataga nk'umubyeyi wanjye. ndamubwira bankize mu bitaro kandi nta muntu turi kumwe. Yarambwiye ngo ihangane nintaha kare ndaza kukureba. Icyo gihe ndumva byari kuwa kane hari, ndategereza ko mama aza ndaheba. Kuwa kane ndaramo, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru nibwo yongeye kumpamagara. Ndibaza ari umubyeyi wawe atamara iyo minsi yose azi ko umwana ari mu bitaro ataramubaza nuko ameze. Nubwo yarambwiye ati ndi kwinjira mu gipangu ntareba, ninjije imodoka ntareba, nibwo nibutse kuri kwa muganga. ariko ihangane se wavuyeyo. Nanjye kubw'agahinda n'umubabaro naramubwiye, ndamubwira nti navuyeyo ariko ntago uri umubyeyi wanjye. Nimba uri umubyeyi wanjye bigeza iki gihe kingana gutya utaransura, utazi ukomeze gute. Ndababara, numva ndababaye. Rero twagiye duhura n'abantu bataraba umugisha kuri twebwe. Imana yagira ngo itwereke yuko ari Imana ishoboye byose, ariyo data akaba ariyo mama. Njye nkunda gusenga kenshi cyane, Imana ikambwira ngo ninjye so, ninjye nyoko, ninjye mukuru wawe, ninjye murumuna wawe. Abisi naho bakwanga njye ndagukunda. Reka nkubwire wa munyamakuru we, kuba imfubyi birababaza. Birababaza pe, skoro nyakamo. Imfubyi birababaza. Kubura uwo wabwira birababaza. Kubura uwo waryama mu gatuza ngurire nibura n'umunota birababaza. Ibaze aho uba ufite umugabo, abandi bagabo bakamutumira bati mabukwe araza kumpemba, we ntubone uguhemba. Ibaze kuba ubyara ntubone uguhemba, ntubone ugusura, ntubone ukuzana ifu y'igikoma, ntubone ugutindira ikiriri. Ibyo byose ni ibintu bibabaza. Ukabwira Imana ngo Mana, uko bisa kose urankunda, uko bisa kose hari aho wamvanye, hari naho ungejeje, aho bisa uko bisa kose ukabasha gushima Imana. Amen. Rero ndashima Imana cyane ko hari aho yankuye kandi hari aho ingejeje. Mboneraho kubwira abantu bameze nkanjye nibakomere, nibihangane. Ntabwo twasigaye twenyine. Naho abantu batadukunda Imana iradukunda. Amen. Naho abantu batadukunda dufite Imana yaturokoye. Kandi iyo Mana niyo kwizerwa. Hari benshi cyane bangana natwe bagiye. Hari benshi cyane bangana natwe sahi zingizi bindushyi aha muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa no hanze ya Kigali. Rero warumbwiye ngo icyantera ngo wenda gushima Imana cyangwa se icyantera gushima Imana ni byinshi. Kuba byonyine yarampaye abana, ikampa kuba muri njyewe ntuje, icyo cyonyine. Naho wabura rukabwirirwa, ariko uzi ko Imana igukunda turi amahoro. Murakoze cyane. Mu bigaragara icyagutera gushima Imana no kufite umuryango cyane, kandi Imana ikaba yaragushibuye. Ufite umuryango mugari kandi abantu bane ugashyiraho umutware, ibyo uwo ni umuryango mwinshi cyane. Hanyuma Imana iguhe umugisha. Kubwo amateka tugejejeho, wenda tuzasobukura ubutaha. Abantu bandike muri komenti, tuzasubura ubutaha, dusubukure tuze no tuzabona ukuntu waje gukizwa, no kunusubira umukozi w'Imana cyangwa se usubira umwana w'Imana. Hanyuma turagira ngo tugusabe utambutse nimero zawe, wenda hari nk'umuntu ugifite nk'ihungabana cyangwa se udakomeye, cyangwa se ushaka ko wamubwira amagambo y'ihumure n'agahumurika, cyangwa se ashaka ko wamuha inkomezi akakubaza uko byagenze kugira ngo ukomere, watambutsa nimero zawe kugira ngo umuntu azakubone. Ariko no mu kiganiro ndaza kwishyira mu mahandi muri komenti, ariko nanone hano wayitambutsa ntacyo bitwaye. Numero zanjye ni 0788 35 73 78.
yego. Hanyuma twagira ngo tubwire abantu babeshya abantu urukundo, kubwira umuntu ngo umubere mubyeyi kandi inshingano z'umubyeyi ntuzikore, ntabwo ari byiza uri kumwicira umutima cyangwa se uri gutuma yongera gusubira mu mateka yahashize akagira ibikomere. Tubwire abantu niba biyemeje kuba ababyeyi cyangwa se biyemeje kuba abapapa, abantu bajye buzuza inshingano za kibyeyi. Yego, nyina wundi ntabwo aba ari mama wawe, ariko hari igihe umuntu azi ukabona kubera umubyeyi nabyo. Rero umuntu twari kumwe, Imana iguhe umugisha wese mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro. Urumva n'inzara y'umusaraba zinaciyemo, ariko nta hantu habi kure Imana itakura umuntu, nta n'ahantu heza kure Imana itageza umuntu. Ibintu byacu nagagaruka. Shalom, ciao 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 ciao.